Yesu Kristo nashimwe. Murabizi muri video itambutse tumaze kubona twabonye umuriro, umuyaga, butugeze rero ukuntu umwuka wera agereranywa n'amazi. Guti umwuka wera agereranywa n'amazi guti. Amazi ubwayo igisobanuro cyayo mu ijambo rimwe ni ubuzima. Nukuvuga ngo nta mazi nta buzima, ibyo ni ihame. Nta mazi nta buzima, ihame ku isi n'abayirimo n'ibiyirimo byose. Ikintu gitangaje, umubiri wacu uyu mubona, uyu nambaye, n'ibi biro byinshi mubona mpima, n'ubu busore mubona mfite, ubu amazi, amagufwa, inyama, imitsi n'ibindi bingize, amazi arangana na 65 kugeza kuri 75 kwijana. Hanyuma ibisigaye bindi bingana na 25 cyangwa bingana na 35 ni inyama n'amagufwa. Nukuvuga rero amazi mba nariye mu byo kurya, ayo mba nanyweye mu byo nywa, afashe cyangwa afite umugabane munini cyane biologically ku mubiri wanjye no ku mubiri wawe. Icyo kintu kimenye kandi unagisobanukirwe kugira ngo wumve imbaraga z'amazi. Hanyuma iyi si, uyu mubumbe mubona twese turiho, tubyariraho, dukoreraho ibikorwa byacu, dushakiraho akazi, dukora ibintu bitandukanye, duhingaho. Wari uzi ko amazi agize isi ahatumutse, ahatari ubutaka, hangana na 75 kwijana. Hanyuma 25 hagasigara ari ubutaka mubona dutuyeho. Kubera iki? Imana Uwiteka arabizi ko nta mazi nta buzima. Amazi atangana nk'ayo ngayo nk'uko nguko, ikiremwa muntu ku isi cyaba gifite ikibazo gikomeye cyane. Ndumva ashaka kukwibutsa ko, tekereza ariko mu masaha 28 niki ukora mu rugo udakeneye amazi? Koga n'amazi, guteka n'amazi, gufura n'amazi, aho uryama hakenera amazi, gukoropa, gufura. Amazi ni ubuzima. Niyo mpamvu umwuka wera ikigereranyo cyawo mu ijambo ry'Imana ari amazi, kuko rwose amazi adahari cyangwa umuntu adatuwemo n'umwuka wera, hari ikibazo gihari n'ubwo wowe utabyemera. Udafite umwuka wera hari ikibazo ufite. Nuko tutari bujye mu mazina y'umwuka, ariko umwuka wera ni umuyobozi. Ufite umwuka utanga ubugingo, ukaba ariko ukajya wihahata ukirwariza, ugakindagurana n'ibintu byose, ariko umuntu ufite umwuka wera nk'umuyobozi amubwira ati caha, gira utya, inzira niyi, kora utya, irinda hari akaga, dore uko bimeze. Urumva mwavunika kimwe. Shaka umwuka wera ubatizwe, nshuti ya Yesu. Shaka umwuka wera ubatizwe. Niba udashatse umwuka wera ngo ubatizwe, hari ikibazo gihari wowe utazi. Ntabwo abakristo bo muri iyi minsi barimo gukumbura umwuka wera, ariko ukwiye gukumbura umwuka wera kandi ukirinda cyane, kuko ibihari, hari ibintu bisa nawo bihari byinshi. Wirinde, usome Bibiliya bariyo ikuyobora uko umuntu awubatizwamo. Ibyakozwe n'intumwa 2, gusengana umutima wihannye, gusengana umutima wizeye, gusengana umutima utegereza Imana. Ibindi bihari rero, hari ibintu abantu babatizamo abantu, hari abazisubiramo, hari akubwira ati gana vuga gutya, reka ibyo ntago ari umwuka wera. Hari abadayimoni babatizamo abantu kuko nabo bavuga indimi zitamenyekana. Ibyo byose ubyirinde, usome Bibiliya ikuyobore. Kandi ntago bigoye,
ni ugufata igihe cyo kuba imbere y'Imana. Bene data barasenze ku munsi wa 10 babatizwa mu mwuka wera, ariko umutima basenganaga ni umutima wihannye wejejwe utunganiye Imana. Nababwiraga rero ukuntu umwuka wera ugereranywa n'amazi. Umwuka wera agereranywa n'amazi nk'uko Yohana yabivuze nanone mu 17 mu Kuva 17:6 mu isezerano rya kera haranditse ngo nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywa. Aha ni igihe Abisiraheli barimo kuva mu buretwa bwa Farawo barimo kujya i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Bageze mu butayu bwa Sini, inyota irabarya irabazengereza, musenyi urabakaranga bagumwuma, babura amazi. Hanyuma rero Imana ibwira Mose, bamaze kwitotomba ati tureka tugapfira mu butayu. Urumva amazi ni ubuzima. Babuze amazi babona urupfu rurabasatiriye. Babwira Mose ati tuje gupfira muri ubu butayu kwere. Hafi kumutera amabuye. Mose arapfukama arasenga. Imana iramubwira iti Mose we, gera hariya urahabona igitare hitwa Refidimu, hanyuma urasanga igitare ukibwire cyangwa ugikubite inkoni Abisiraheli babone amazi yo kunywa. So rero amazi ni ubuzima. Amazi yabuze ikibazo kiravuka. Tujya tubona ahantu hateraniye abantu benshi habaye impamvu. Aho hantu haba hagomba kuba amazi menshi kuruta uko twe twabitekereza. Ko amazi atahabaye umwanda wonyine ukurura indwara. Nukuvuga rero umukristo udafite umwuka wera hari ibintu byinshi byamusatira kandi bishobora kuba byamushobora pe. Ariko umwuka wera atuye muri twe aba ari umwuka w'imbaraga, aba ari umwuka aba ari imbaraga zidasanzwe tubana nazo. Hanyuma na Ezekiel 36 murongo wa 25 kugeza 27 handitse ngo nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, nzabaha n'umutima mushya mbashiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashiremo umutima woroshye. Ukuvuga iri jambo ratubwira ko umwuka wera giranywe n'amazi kuko ureza uratungana. Reka turebe iri somo. Nkuko mubibona iki ni ikirahure mfite mu ntoki zanjye. Kuri kamera bambwire ko bakireba neza. Hanyuma bambwiye ko bakibona. Hanyuma twagerageje kiratunganye kirabonerana nta mwanda urimo. Uyu ni umutima, ni ikigereranyo cy'umutima wejejwe. Ubwo ubundi hari igihe ngo umwuka wera ngo kwezwa, ariko amazi nyine ndabizi nayoga ke akanyeza, ariko ubwo umwuka wera yeza ate? Reka tuze tubirebe rero. Ikizira ubwandu nta mwanda urimo. Hanyuma tugiye kureba umutima wacu ugiye kwandura. Umutima wacu rero ugize ibibazo. Amazi nk'umwuka wera agiye kudufasha. Amazi areza uyu mwanda gute? Banze kwanza batubwire ko isomo ryacu barimo kurireba neza. Banzuke mu make. Mwabibonye umutima wacu wagiyemo ibicumuro wanduye cyangwa wagiyemo ibyaha. Reka ariko tubivuga cyangwa umutima wawe munyabyaha urasurye. Umwuka wera yeza ati giye gusukwamo amazi utaruhuka. Umuntu utuyemo umwuka wera dore uko twezwa twebwe. Suka cyane cyane ndetse cyane bikabije. Mwabibonye urimo kubona ko
umwuka wera ududubiza mu bugingo bwacu amasaha 24 kuri 24, utwezaho imyanda y'umutima rwose. Imitima yacu yiguyemo yo tugize akaga tugacumura ku Mana, imitima yacu umwuka wera arayeza. Ukuvuga uti Mana mbabarira, nguko uko umwuka wera yeza. Wasusa amazi cyane. Ese niba mwitegerezaga ibara aya mazi yatangiranye arimo kugwa muri iki kirahure ubutaruhuka n'ubudatuza, murimo kubona ibara ry'aya mazi? Noneho murimo kuryitegereza. None se wa mwanda muracyawubona? Hari ubwo wagira ngo wigezemo. Mwuka wera nk'amazi yadudubije imyanda yose yagiye hasi. Ubaye amazi mu by'ukuri aramutse akoreye isuku y'umuriro nayakubita ku munwa nkayagotomera. Nyamara cya gihe y'amazi yabanjemo yarafite ubucafu mwayibona gukwaza, ariko ubu tuvugana nta kanda karangwamo. Mana ibaha umugisha. Mwabonye uko umutima wejejwe utuye mu mwuka wera ubusa nuko nguko. Imana ibaha umugisha. Nababwiraga uko umwuka wera agereranywa n'amazi. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4 n'umurongo wa 13 kugeza ku wa 14, hari ibyanditswe byara bitubwira ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota. Iki cyari ikiganiro cy'umunyabyaha Musamariyakazi na Kirisitu bahuriye ku mugezi agiye kuvoma, akamubwira ati wampaye ku mazi nkanywa. Ikiganiro bagiranye ni kirekire murakizi, ariko byashuje amubwira ati ndakubwiza ukuri ko njya amazi ntanga amara inyota byiteka. Si amazi aya yo kunywa unywa hanyuma mu kanya ukabushatsa andi. Uhereye igihe twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, ijuru rihora imbere yacu, ibyiringiro byaryo bihora byuzuye, ibyaha rwose biba kure yacu. Mwuka wera yarabyejeje ugereranywa n'amazi, yarabijabuye, yarajugunye mu nyanja yo kwibagirwa. Turwana n'utu tuntu twabonye nyine two gucumura, kubera ko umwuka wera ahora adudubiza mu bugingo bwacu iteka ryose. Ubugingo bwacu buhora imbere y'Imana bwezwa amasaha 24 kuri 24. Nababwiraga umwuka wera ugereranywa n'amazi. Rero wowe ufite ibyaha mu mutima, ca bugufi wihane wakire Yesu. Wowe wumva ujya ugira ingorane ukunda Yesu ariko ugacumura ukumva ibicumuro bigutinzeho, hari icyo bigusaba. Ugomba kubatizwa mu mwuka wera. Aba bantu babiri ku isi cyangwa mu itorero baratandukanye rwose, ndababwiza ukuri. Aba bantu baratandukanye. Umuntu ufite umwuka utanga ubugingo akaba yizeye ko Kristo atanga ubugingo kandi azabubona, n'umuntu ubatijwe wuzuye byiteka umwuka wera, imirwanire yabo y'intambara, imigenzereze yabo, imyifatire, usanga hari ukuntu bitandukanye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mbifurije kuri iri somo ry'uko umwuka wera ari amazi, mbifurije kubatizwa no gusaba umwuka wera mushimikiriye mukawubatizwamo. Imana ibahe umugisha. Ni mu kanya ku musozo tureba isomo ry'uko umwuka wera agereranywa n'amavuta.